بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ishimwe kuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we ndetse n'abe n'abasangirangendo be n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. turasaba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna ma'a ha'ula'i al-mukhlisina al-muhtadin. turasaba Allah subhanahu wa ta'ala natwe yuko yadushyira muri abo bagaragu beza, Allahumma amin. bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, turacyaganira ku mateka yacu ndetse tunagerageza gushaka ibisubizo by'ibibazo abaquraish bagiye kubaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyuma yo kujya inama n'abayahudi kugira ngo babashe guhamya ko ubutumwa bwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari ubutumwa buturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko abyiyitirira. nibwo rero abayahudi bagiriye inama abaquraish bati saluhu an thalathati ashya, mubaze uwo Muhammad ibibazo bitatu, fa in ajabakum fahuwa nabiy, naramuka koko abashubije ibyo bibazo bitatu bizaba bigaragara yuko ari intumwa ndetse ari n'umuhanuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. twabonye mu masomo yacu yatambutse yuko ibyo bibazo byari bitatu. ikibazo cya mbere cyari ikibazo kibaza ku rubyiruko rwagiye mu rugendo rwabo ruratakara cyangwa se bagenda ubutagaruka. abo rero ni urubyiruko twatanzeho ubusobanuro, Allah subhanahu wa ta'ala akaba yarabise ashabul kahf. ariko nanone ikibazo cya kabiri babajije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa'aluhu aw saluhu an rajulin tawaf, bamubajije ku mugabo wazengurutse cyangwa se ku mugabo wakoze urugendo rurerure azenguruka mashariq al-ardi wa magharibiha, iburasirazuba bw'isi ndetse n'uburengerazuba bwayo. akaba rero ariyo mateka turi buze kuganiraho kuri uyu munsi, aho turi buze kurebera hamwe ese uyu mugabo Tawaf Allah subhanahu wa ta'ala yashoboje kuzenguruka iburasirazuba n'iburengerazuba bw'isi ninde? ese ubundi kuki Allah subhanahu wa ta'ala yatuganirije ku mateka y'uyu mugabo? ni izihe nyungu dushobora kuba twavana mu mateka y'uyu mugabo cyangwa se mu ngendo uyu mugabo wiswe rajulun tawaf yakoze? ibi rero nibyo turi buze gusanga nanone muri suratul kahf, aho Allah subhanahu wa ta'ala atangira iyi nkuru avuga ati wa yas'alunaka an dhil qarnayn, yewe ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bazakubaza cyangwa se wabajijwe ku mugabo Tawaf. uyu mugabo rero twebwe tukaba tumuzi nka dhil qarnayn. wa yas'alunaka an dhil qarnayn, bazakubaza ku byerekeye n'umugabo witwa dhul qarnayn. Imana iti qul, babwire cyangwa se ubasubize, sa'atlu alaykum minhu dhikra, yuko turi buze kubaha inkuru y'uyu mugabo Tawaf cyangwa se y'uyu mugabo wiswe Dhul Qarnayn. ariko Allah subhanahu wa ta'ala ati turakugaragariza cyangwa se turi buze kuguha amakuru ye, minhu, bimwe mu bigize amakuru ye cyangwa se bimwe mu byangombwa bigaragaza amateka ye, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze atuganiriza amakuru yose n'amateka yose y'uyu mugabo Dhul Qarnayn, kubera yuko wenda andi mateka atari ngombwa yuko Allah subhanahu wa ta'ala ayatuganirizaho, biba ngombwa yuko aduhitiramo amwe muri yo. ariyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati qul, babwire yuko turi buze kubasubiza minhu, mu bigize amateka ye cyangwa se bimwe mu bigize urugendo rwe, akaba ari byo turi buze kuganiraho. ibyo bimwe Allah subhanahu wa ta'ala atugaragariza natwe nibyo turi buze kwibandaho, la ziyadatun wala nuqsan, tutagize ibyo twongeramo cyangwa se tugabanyaho, kubera yuko amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala
ntabwo yemerewe kugira icyo ari cyo cyose cyakongerwamo usibye kuvuga bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yavuze. Idhan faman huwa dhul qarnayn. Mbere yuko dutangira amateka yacu y'uyu mugabo, twabonye ko bamwe bamwise rajulun tawaf kubera yuko batigeze bagaragaza izina rye, ariko Allah subhanahu wa ta'ala amwita dhul qarnayn. Ni kubera iki uyu mugabo yiswe dhul qarnayn? Abamenyi batafsiri batandukanye badusobanurira yuko impamvu yiswe dhul qarnayn byari ku mpamvu eshatu z'ingenzi. Impamvu ya mbere, annahu kana yalbisu tajan shibhu alqarnayn. Bamwe bavuga yuko yakundaga kwambara ingofero cyangwa se za ngofero z'abami bambara. Izo ngofero rero cyangwa se icyo yambaraga mu mutwe, kana shibuhu alqarnayn, kikaba cyari gikozwe mu buryo busa nk'amahembe abiri. Biba ngombwa yuko yitirirwa dhul qarnayn kubera ingofero ikoze muri ubwo buryo cyangwa se ikozwe mu buryo bumeze nk'amahembe. Akaba rero ariyo mpamvu yiswe dhul qarnayn, kubera yuko ubusanzwe dhul qarnayn ntabwo ari izina, ahubwo ni sifa cyangwa se ni umutako cyangwa se ni nk'ikimenyetso kigaragaza umuntu uwo ari we, ariko by'umwihariko ntabwo ari izina rye. Ariko nanone abamenyi ba kabiri basobanura yuko yitiriwe dhul qarnayn kubera yuko yabashije gutegeka ndetse no kuyobora ubwami bubiri bwari bufite imbaraga muri ibyo bihe byo hambere, aribwo ubwami bw'abaperse ndetse n'ubwami bw'abaroma. Igice kimwe rero cyabaga cyari igice cy'abaperse, nanone ubwami bwabo bukaba bufite imbaraga zidasanzwe, ariko n'ikindi gice nanone kikaba cyari igice cy'abaroma, nacyo akaba ari igice cyari kizwiho ubuhanganye ndetse n'imbaraga mu buryo bukomeye. Bityo rero bakavuga yuko kuba yarayoboye ubu bwami bubiri nibyo bigaragaza yuko yakoze ku mpande ebyiri zikomeye, akaba ari nayo mpamvu yitiriwe dhul qarnayn. Nanone abandi basobanuzi batubwira yuko yitiriwe dhul qarnayn kandi iyi mvugo yabo ni nayo mvugo ifite imbaraga, nuko uyu mugabo yabashije kugera ku mahembe abiri y'isi, aho yageze ku ihembe ry'iburasirazuba bw'isi, ndetse n'urugendo rwe rubasha kugera ku ihembe ry'iburengerazuba bw'isi. Bitewe rero no kugera kuri ayo mahembe abiri cyangwa se kuri ibyo byerekezo n'ibice bibiri by'isi, biba ngombwa yuko yitirirwa dhul qarnayn. Iri jambo cyangwa se iyi mvugo akaba ari nayo mvugo ifite imbaraga, dushingiye yuko burya n'amateka ye Allah subhanahu wa ta'ala yatugaragarije ashingiye ku ngendo zo hirya no hino, ariko nanone ushingiye ku bibazo abakuraishi babajije, ntabwo bigeze babaza iby'ubwami cyangwa se ibyo gutegeka, ahubwo babajije an rajulin tawaf, babajije ku mugabo wakoze ingendo cyangwa se yamaze igihe kinini mu rugendo. Amateka nanone atubwira yuko dhul qarnayn Allah subhanahu wa ta'ala akomeze amuhundagazeho amahoro n'imigisha, lam yakun nabiyan wala rasul. Uyu ntabwo yigeze aba intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, nanone ntabwo yigeze aba umuhanuzi, ahubwo yari umwami Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubushobozi buhambaye ndetse amuha n'imitungo myinshi. Biba ngombwa yuko ubwo bwami bwe, ubwo bushobozi bwe, izo mbaraga ze azikoresha mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse no mu gutunganya isi ndetse no kunoza ibitari bimeze neza mu gihe cye. Ariko nanone bakanatubwira yuko kubera yuko yari rajulun tawaf, yari umugabo ukunda gukora ingendo, ariko ingendo ze akazikora ku mpamvu yo kugira ngo atunganye ibitameze neza. Batubwira yuko urugendo rwe ruva mashriq al-ard rugana maghrib al-ard, cyangwa se urugendo rwe rw'iburasirazuba bw'isi ndetse n'uburengerazuba, istaghraqa 500 am, byamutwaye cyangwa se n'urugendo rwamutwaye imyaka 500 akora urwo rugendo gusa, kugira ngo abashe kureba hirya no hino uko byifashe, ndetse no kureba uburyo ashobora gutunganya ibitameze neza,
cyane yuko Allah subhanahu wa ta'ala yari yaramuhaye igisirikare gikomeye, amuha abahanga badasanzwe, amuha ibikoresho bidasanzwe, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala amworohereza buri kimwe cyose kugira ngo ibyo yifuza kugeraho abashe kubigeraho nta mvune cyangwa se nta kugorwa kugaragaye. Aha rero niho Allah subhanahu wa ta'ala atangira kutugaragariza amateka y'uyu mugabo Dhul-Qarnayn, aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri suratul Kahf: inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Imaniti inna makkanna lahu fil ard, mu by'ukuri uyu Dhul-Qarnayn, uyu rajulun tawaf, makkanna lahu fil ard, twamuhaye ubushobozi bwa buri kimwe cyose kuri iyi si, wa atainahu min kulli shay'in sababa, ndetse tunamuha kuri buri kimwe cyose yifuza gukora, tunamuha kuri buri kintu cyose ashatse yuko kiba. Allah subhanahu wa ta'ala ati atainahu min kulli shay'in sababa, twamuhaye impamvu yo gutunganya ndetse no kunoza buri kimwe cyose. Ibi ni ibigaragaza yuko iyo yashakaga kubaka amazu cyangwa se aho abantu bagomba gutura, ntabwo byamugoraga, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala yitaga amworohereza uburyo ari buze kubona ibikoresho byubaka ayo mazu, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala anamworohereza uburyo hari buze kuboneka aba enjeniyeri b'abahanga kugira ngo babashe kubaka bya bindi yifuza yuko byubakwa. Ariko nanone iyo yifuzaga ko hacukurwa nk'amariba y'amazi byabaga byoroshye, bitewe ko Allah subhanahu wa ta'ala makkanna lahu, yamuhaye ubushobozi ndetse amuha n'abantu b'abahanga bamufasha kugira ngo bya bindi yifuza yuko bibaho bibashe gukorwa kandi mu buryo bwiza. Ni ukuvuga yuko Allah subhanahu wa ta'ala yamworohereje muri buri kimwe cyose kandi anamushoboza kuri buri kimwe cyose yifuza yuko gikorwa. Allah subhanahu wa ta'ala amuha impamvu zo kugera kuri ibyo byose yifuza yuko bibaho. Allah subhanahu wa ta'ala arakomeza ati fa atba'a sababa, biba ngombwa yuko rero salaka tariqan, afata urugendo ndetse anakora impamvu yo kugira ngo atunganye ibyo yifuzaga yuko bitungana ku isi. Biba ngombwa yuko afata urugendo yerekeza aho Allah subhanahu wa ta'ala ari buze kutugaragariza muri aya zikurikira. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, twagaragaje ko muri suratul Kahf ni sura Allah subhanahu wa ta'ala twereka yuko tutagomba kwicara hamwe, tutagomba gushyira amaboko mu mufuka, ahubwo tugomba guhaguruka, yaba ari wa wundi ugiye gushaka ubumenyi agahaguruka koko akagenda akubahiriza n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aho agaragaza agaciro ka wa wundi uhaguruka akajya gushaka ubumenyi. Intumwa y'Imana iti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Intumwa y'Imana iti wa wundi uzahaguruka agakora urugendo ajya gushakisha ubumenyi, amenye yuko uyu nguyu Allah subhanahu wa ta'ala azaba arimo kumucira inzira imwerekeza mu ijuru. Ibi nanone ni ibigaragaza yuko na Dhul-Qarnayn Allah subhanahu wa ta'ala muhundagazeho amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, nuko nawe atigeze yicara, cyane yuko yashatse gutunganya ndetse no gukora da'wa ndetse no gushyira ku murongo ibitari ku murongo mu gihe cye. Biba ngombwa yuko nawe aticara hamwe ngo atimaze atuze, biba ngombwa yuko nawe ahaguruka ajya gutunganya ibyo yumvaga yuko cyangwa se ibyo yabonaga bitameze neza. Urugendo rwe rero Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza yuko rwahereye mu burengerazuba bw'isi. Iyo tuvuze uburengerazuba bw'isi ntabwo tuba tugamije ibihugu by'Uburayi, nubwo koko ari byo bizwi ko biherereye mu burengerazuba bw'isi, ahubwo ahangaha ni ahantu Allah subhanahu wa ta'ala wenyine azi ubwo burengerazuba ubwo ari bwo, ariko ikigaragara nuko bwari uburengerazuba bw'isi. Ubwo wowe n'ibitekerezo byawe ushobora kuba watekereza cyangwa se ukaba washakisha ese ubwo burengerazuba ni ubuhe ushingiye ku bumenyi bwawe, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ubwe atugaragariza yuko urugendo rwe rwatangiriye iburengerazuba bw'isi. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati hatta idha balagha maghrib ash-shams وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
urugendo rwe rero rwatangiriye iburengerazuba bw'isi. Wajadaha taghrubu fi aynin hami'ah, akimara kugera kuri ubwo burengerazuba bw'isi, wajadaha taghrubu, yasanze cyangwa se mu ndoro ye, mu mboni ye, mu maso ye, yabonye izuba rirenga, ariko rikajya rirengera fi aynin hami'ah, rirengera mu isoko y'ibyondo, ariko nanone ibyo byondo by'umukara. Ni ukuvuga yuko mu mboni ya Dhulqarnain yabonaga kwa kundi izuba rirenga, akabona yuko izuba ririmo kurenga ariko ririmo gusa nkaho rimanuka muri rya soko. Ibi rero ni nibisanzwe cyangwa se ni ibintu bisanzwe kuri twebwe cyangwa se ku bantu baturiye aho izuba rishobora kuba ryarenga mu buryo bwiza baribona. Ibimenyetso bya mbere bwo kurenga kw'izuba nuko hahandi ritangira kurengera, ibicu bitangira gufata ibara ry'umutuku, ariko rero rimwe na rimwe hasi ukabona hasa nkaho hari amazi, bityo rero wowe ukiyumvisha yuko izuba ririmo kurenga rigana muri ayo mazi. Uko rero niko Dhulqarnain yayibonaga, ariko ntabwo byari byo by'ukuri, kubera yuko nawe yabonaga nk'uko natwe tureba, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo koko yigeze ashyira cyangwa se afata izuba mu kurenga kwayo rikaba ryarengera mu nyanja cyangwa se nk'uko amaso ashobora kuba yabibona. Ibi rero sibyo, byabaye ngombwa yuko Dhulqarnain yegera kuri cyangwa se muri cya gice cy'iburengerazuba bw'isi aho izuba rirengera, hahandi amaso ye amubwira yuko hari isoko, hari amazi, nk'uko riwaya zindi zisoma fi aynin hamiya. Riwaya zindi zisoma yuko cyangwa se wemerewe kuba wanasoma mu kindi gisomo aynin hamiya, ariko mu gisomo cya Hafs dusoma fi aynin hami'ah wa wajada indaha qauma, mu kwerekera rero aho hari isoko, hari ibyondo, muri ibyo byondo cyangwa se muri ibyo biziba by'umukara, wajada indaha qauma, yasanze ahaturiye cyangwa se kuri iyo soko haturiye abantu cyangwa se hatuye abantu. Ibi nanone ni ibitugaragariza yuko abantu badakwiye kuba kure n'amazi, cyangwa se no mu mateka atandukanye dusanga yuko abantu benshi bakunze kuba ahantu haturiye amazi, kubera yuko amazi nibwo buzima. Imana iti waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, mu kuri twashyize cyangwa se twagennye yuko twashyize mu mazi cyangwa se mu mazi Allah subhanahu wa ta'ala yahashyize ubuzima bwa buri kimwe cyose. Niyo mpamvu rero aho hari isoko Dhulqarnain yarebaga niho cyangwa se muri ako gace nanone nawe yahasanze hatuye abantu. Wajada indaha qauma, yasanze kuri iryo soko hatuye abantu. Abo bantu rero kanu qauman fasidin, bari abantu babangizi, abantu badashira ibintu mu buryo, abantu bahohotera abanyantege nkeya, abantu babanira nabi, abadafite imbaraga. Byumvikane yuko bari abantu badafite amategeko, cyari igihugu kidafite ibyo kigenderaho, ku buryo wabaga afite yabaga afite koko, ndetse na wa wundi wabaga ari umunyantege nkeya cyangwa se atishoboye akaba nta buvugiro, kubera yuko rwose nta mategeko yamurengeraga, ndetse nta n'uwabashaga kuba yamuvugira cyangwa se ngo abashe kuba yamusubiza ukuri kwe. Mbese cyari igihugu cy'akavuyo cyangwa se agace gaturiye abantu badafite amategeko abagenga. Bikaba ngombwa yuko rero umunyembaraga akora icyo yishakiye, kandi birumvikana yuko abari batuye aho hantu b'abanyantege nke barebayeho mu buzima bubagoye cyane. Akimara rero kugera mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko muri ako gace, khayaruhu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yamuhitishijemo ibintu bibiri. Imana iti qulna ya Dhulqarnain, twebwe twabashije kubwira uyu mugabo witwa Dhulqarnain, imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Yewe Dhulqarnain, ufite amahitamo abiri yo kuba wafata ba bandi bigomeka, ba bandi bakora ubwangizi, ba bandi bafunga imihanda, ba bandi bambura abantu ibyabo. Imma an tu'adhiba, ufite amahitamo yuko wabafata
ukabahana koko by'intangarugero, wa imma an tattakhidha fihim husna, ariko nanone ushobora kuba wabagirira ineza, ushobora kuba watanga imbabazi, ushobora kuba wabareka rwose ntugire ibihano ubagezaho. Dhulqarnain muri ayo mahitamo Allah subhanahu wa ta'ala yamuhitishijemo yombi, yahisemo kuba yagumana nabo, yahisemo kuba yabigisha, yahisemo kuba yakemura ibibazo byabo, ndetse ahitamo kuba yabubakira system, uburyo bagomba kuba bwabaho, uburyo abantu bose bagomba kuba babana mu buryo bwiza, ndetse bakanabaho mu buzima bwiza, hatabayeho gukandamizwa, hatabayeho bamwe kumva yuko badafite ukuri bwo kuba bwaba aho ngaho, hatabayeho itonesha iryo ari ryo ryose. Mbese muri rusange yabubakiye uburyo bagomba kuba babaho, bakabana neza, bakabana mu mahoro. Alqawi waddaif, umunyembaraga ndetse na wa wundi w'umunyantege nkeya, bakabana kandi buri wese agahabwa ukuri kwe mu buryo bwiza, hatabayeho uwo ari we wese wahohoterwa. Ariko nanone Dhulqarnain akimara gutunganya ibyo byose aravuga ati fa amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu. Nyuma y'ibi ngibi dukoze, nyuma y'aya masomo dutanze, nyuma y'iki gihe cyose dufashe dutunganya, amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu, wa wundi rero uzarenga ku mabwiriza, akarenga ku mategeko, akarenga kuri buri kimwe cyose tumaze gutunganya, agahuguza abandi, akica, akambura abandi, agasubira muri bya byaha, agasubira muri ya makosa twakuyeho, fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adhaban nukra, wowe tuzamuha ibihano bibabaza, wowe tuzamuha ibihano bikomeye, wowe azahanwa koko. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adhaban nukra, nyuma nanone asubire kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nawe amuhe ibihano bikaze. Ni ukuvuga yuko ibi ni ibitwigisha yuko iyo ugiye gutunganya ahantu, cyangwa se iyo ugeze muri qawmu runaka, mu bantu runaka, ukabona yuko ari abantu biganjemo ibyaha runaka, kunywa inzoga se, ubusambanyi, kwica n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ntabwo rero wemerewe kuba wafata iya mbere mu guhita utangira guhana utabanje kwigisha abantu, kubasobanurira neza, kubereka ibiri ukuri n'ibitari ukuri, kubereka inzira nyayo, ukabereka n'inzira ikwiye umuntu agomba kuba yacamo, ndetse ukanabigisha uburyo bagomba kubana mu buryo bwiza, utabanje gutanga ibihano, cyangwa se ibihano bikaza ari uko umaze kwigisha. Ntutangire gufatira abantu imyanzuro wumva yuko abantu ni abanyabyaha, abantu nibapfa bazajya mu muriro, wowe ntacyo urakora. Tangira utunganye, tangira wigishe, tangira ubayobore, ubereke ibyo bagomba gukora. Nyuma yaho ngaho rero, amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adhaban nukra. Nanone Dhulqarnain ati wa amma man amana wa 'amila salihan, ndetse na wa wundi uzemera Allah subhanahu wa ta'ala, aha ni muri da'wa islamiyya yad'uuhum ila at-tawhid. Aha ni ukuvuga yuko Dhulqarnain mu nyigisho ze, mu gutunganya gahunda n'imibereho yabo, yanakomeje no kubahamagarira idini, no kubahamagarira mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone ati wa amma man zalam, ariko nanone na wa wundi uzahuguza uwo tuzamuhana. Wa amma man amana wa amila salihan, na ba bandi bazemera Allah subhanahu wa ta'ala, bakanakora ibikorwa byiza, bakakorera Allah subhanahu wa ta'ala ibikorwa byiza, bakabanira abagenzi babo mu buryo bwiza, fasanaqulu lahu min amrina yusra. Abangaba rwose tuzababanira neza, aba tuzabavugisha mu buryo bwiza, aba rwose tuzabatonesha, aba nta kibazo bazigira batugiraho, kubera yuko natwe tuzababanira mu buryo bwiza. Ni ukuvuga yuko amaze gushyiraho amategeko, amaze kubahamagarira at-tawhid, amaze kubigisha Allah subhanahu wa ta'ala uwo ari we, amaze kubigisha uburyo bagomba kubana mu buryo bwiza. Aravuga ati rero uzarenga kuri ibi ngibi twashyizeho, uwo nguwo azahabwa ibihano bihambaye. Ariko nanone uzabasha kubaha akemera Allah subhanahu wa ta'ala, akarangwa n'ibikorwa byiza, yaba ari we na nyagasani we, cyangwa se we na bagenzi be, fasanaqulu lahu min amrina yusra. Uwo nguwo rwose tuzamubanira neza, tuzamuganiriza neza,
tuzamuvugisha mu mvugo zituje kandi tuzamubanira mu bworoherane. Thumma atba'a sababa, nyuma yuko Dhulqarnain amaze gutunganya aho hantu mu burengerazuba bw'isi, amaze kubona yuko ibintu bimaze kujya mu buryo, atba'a sababa ay salaka tariqan, yafashe inzira arakomeza, kubera yuko yari amaze kwizera yuko hariya hamaze gutungana, biba ngombwa yuko afata inzira akomeza aho Allah subhanahu wa ta'ala ari buze kutubwira mu kanya gakurikira. Imana muri Qur'an iti thumma atba'a sababa, nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma y'aho ngaho Dhulqarnain afata urugendo cyangwa se akomeza urugendo, hatta idha balagha matli'a ash-shams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, kugeza ubwo urugendo rwa Dhulqarnain rumugeza iburasirazuba bw'isi. Ariko igihambaye, Allah subhanahu wa ta'ala yatuganirije amakuru ndetse n'amateka y'abantu yasanze aho ngaho. Imana iti wajadaha tatlu'u ala qaum, yasanze nanone rya zuba rirasa ku bantu koko batuye aho ngaho iburasirazuba, ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, abantu bari batuye aho ngaho Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze abaha icyari cyo cyose cyabakinga na rya zuba. Ni ukuvuga yuko yasanze izuba rirasa ku bantu batuye aho ngaho iburasirazuba, ariko abo bantu Allah subhanahu wa ta'ala la buyuta lahum, akaba ari abantu batigeze cyangwa se batagiraga aho gutura, nta mazu bari bafite babamo. La malabisa lahum, akaba nanone ari abantu yasanze Dhulqarnain badafite imyenda, ahubwo babaga ari abantu bahisha ubwambure bwabo, ndetse bakahisha cyangwa se bahishaga ubwambure bwabo bakoresheje ibyatsi cyangwa se amababi y'ibiti. Ushobora kwibaza uti, ese aba bantu koko nta bwenge Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye bwo kuba bakora byibura n'imyambaro? Nta bwenge Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye byibura bwo kuba bakubaka amazu kugira ngo babashe kwirinda rya zuba ritaza kubacaniraho? Byose ni ibintu bisaba ibitekerezo, ibyo byose ni ibintu bisaba ilmu, kandi Allah subhanahu wa ta'ala wenda ubwo bumenyi Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze abubaha. Cyane ko nawe ubwawe iyo utekereje ukareba mu myaka nka 20 cyangwa se 30 yo hambere, wafatira n'urugero rugaragara ku gihugu cyacu, imyubakire y'iyo myaka yashize n'imyubakire y'ubu ngubu iratandukanye. Ibi ni ibigaragaza yuko abo hambere si ukuvuga yuko nta ilmu bari bafite, ubumenyi bari babufite, ariko bari bataragera ku rwego rwo kumva yuko bashobora kubaka wenda cyangwa se gutunganya nk'uko barimo gutunganya ubu ngubu. Ibi nanone niko bizagenda mu myaka yindi ikurikira, uzasanga nanone ibi ngibi twita yuko bigizweho aka kanya, mu myaka iri imbere abazaza nyuma yacu bazabona yuko twebwe mu by'ukuri ntacyo twakoze. Ariko bo Allah subhanahu wa ta'ala ntiyigeze abaha ibyo bitekerezo byo kuba byibura abana kubaka inzu kugira ngo ribashe kubakinga, inzu zibashe kubakinga rya zuba cyangwa se imyambaro, ahubwo wumvaga ikitafu bari bahagijwe no gufata amababi y'ibiti cyangwa se ibyatsi kugira ngo bakinge ubwambure bwabo. Kandi nanone ibi akaba ari ibintu nanone dusanga muri Qur'an, aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira amateka Adam alayhi salatu wassalam akimara kurya kuri cya giti Allah subhanahu wa ta'ala yamubujije. Imana iti fabadat lahuma sawatuhuma, icyambere Allah subhanahu wa ta'ala yabambuye yabakuyeho ya myambaro myiza yo mwijuru. Allah subhanahu wa ta'ala yambitse Adam na Hawa. Imana iti watafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna, bombi babiri Adam na Hawa bagenda biruka bakusanya amababi y'ibiti kugira ngo babashe kuba bakwitwikira ubwambure bwabo butajya ku karubanda. Ibi nabo rero cyangwa se ibi nibyo nabo bantu Dhulqarnain yasanze matli' ash-shams, iburasirazuba bw'isi, niko nabo yasanze babayeho. Abamenyi bakatubwira yuko byasabaga ko kugira ngo babashe kwikinga izuba ari uko bibira mu kiyaga cyangwa se bibira mu mazi bagasiga umutwe hanze kugira ngo byibura rya zuba ridakomeza
kubatwika cyane kurushaho, bikaba ngombwa yuko barihoza bakoresheje kwibera muri ayo mazi ila maghribiha, kugeza aho izuba rirengera, bikaba ngombwa yuko nabo basohoka bagatangira gukora izindi nshingano, kubera yuko ubushyuhe n'ubukana bw'izuba buba bwarangiye. Ibi ntabwo bijya kure n'amateka y'igihugu cyacu cyangwa se amateka y'uyu mugabane wacu muri rusange, aho usanga kugeza kano kanya hari abantu babayeho muri kino gihe badafite ibingibi dufite, bataba mu mazu, ugasanga ari abantu bibera wenda nko mu mashyamba, ugasanga ari abantu rwose iby'amashuri ntubabaze, ugasanga ari abantu imyambaro ntubabaze, ugasanga ari abantu iri terambere ryacu tubona, telefone za televiziyo, ibingibi ntabwo ari ibintu byabo, bo biberaho mu buzima bwabo. Rimwe na rimwe wahagera ukabasha kuba watungurwa, ukibaza uti abantu koko babaho mu buhe buryo? Niko babayeho. Ibi rero ntabwo bigarukira kuri twebwe gusa, kubera yuko na Dhulqarnain akimara kugera iburasirazuba bw'isi, nawe yasanze wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, yasanze rwose ari abantu izuba ribakiraho, izuba rirabacanaho, bakaba nta kintu na kimwe bafite kibakinga izuba. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, iyi myambaro mubona twambara muri iyi minsi, izi design nziza mubona zikorwa muri ibi bihe, nuko ibi byose byaturutse ku ntumwa y'Imana Idrisa alayhi salatu wassalam, kubera yuko niwe muntu wa mbere watekereje ku bijyanye n'urushinge, niwe muntu wa mbere watekereje ku bijyanye n'imashini idoda, niwe muntu wa mbere watekereje uburyo imyambaro igomba gukatwa kugira ngo umuntu abashe kwambara imyambaro nk'iyi ngiyi. Wa mazala al-amru, kandi nanone ibingibi imyaka uko igenda ishira bigakomeza gutera imbere cyangwa se kubaho impinduka bitewe n'igihe abantu bagezemo. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze atuganiriza ese Dhulqarnain koko aba bantu yasanze babaho mu buzima nk'ubu ngubu, ese byibura hari amazu yabubakiye, ese byibura hari imyambaro yabasigiye, ese byibura hari icyo yabakoreye kibafasha mu mibereho yabo? Ibi rero Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala niwe ubizi, cyane yuko ntabwo yigeze agaragaza ibyo Dhulqarnain yabafashije. Wa nahnu naktafi bima qala Allah subhanahu wa ta'ala, natwe rero tuba tugomba kunyurwa ndetse no guhagarara kuri hahandi Allah subhanahu wa ta'ala yahagaze, twirinze kongeramo cyangwa se kugira ibyo ari byo byose twongera mu byo Allah subhanahu wa ta'ala atigeze agaragaza. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, munyemerere rero tugarukire aha. Insha Allah mu nkuru zacu zikurikira tuzagaragaza ese ni uruhe rugendo cyangwa se urugendo rwa Dhulqarnain rwagarukiye kuri abo bantu, cyane ko ntacyo yigeze abafasha nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala atigeze abitugaragariza niba hari icyo yabafashije. Insha Allah tuzareba aho urugendo rwe rwagarukiye, ndetse no mu nyigisho zikurikira tuzanareba n'amasomo tuvana mu mateka ya Dhulqarnain, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala kutugaragariza amateka nk'aya ngaya nta kindi linaqtadi bihim, no kugira ngo tubashe kubigana ndetse no kubigiraho ibyo bakoze. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal salatana wa salih a'malina. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.